kuba Kabila uyu munsi bamufatiye kiriya barimo kumusabira igihano cy'urupfu kandi biri likely ko azagihabwa biri likely ko kizemezwa urukiko ntirubihakane byanga bikunda biraza gutuma urahamenya nawe ko gukatira Kabila igihano cy'urupfu kuko biri likely nawe ngira ngo niko bitekereza urahamanya nawe ko ari ibintu bishobora guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi ukurikije version cyangwa amateka cyangwa ukurikije example zagize mu bindi bihugu zigenda zikagera kuri niveau ya revolutionnaire ukagera bavana ubutegetsi ntabwo kuri ngewe ariko mbona M23 current situation ndetse n'ukatangiye donc ntabwo ubona M23 igera ku butegetsi nicyo uvuze ntabwo mbona iyo version nona ariko ndashaka kukwibutsa ko Kabila atari generali gusa Kabila no mu generali uri umustratege Kabila no mu politique icyo bita a seasoned politician politician w'inararibonye Kabila koko ntabwo afite identity d'abord complexe ku buryo bubiri donc umuntu wayoboye akaba n'umugenerali ariko muri makeya cyangwa uko mbona umurongo w'ikibazo cye nuko mu minsi ashobora kuba stuck ahubwo na M23 igasigara imufasha nk'umuntu uri ikibazo kuri yo azaba ikibazo kuri M23 gute Machegalia Vocational Training Center MVTC ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga amategeko y'umuhanda gusudira gutunganya imisatsi ubwubatsi ubudozi gufotora no gutunganya amashusho indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center uyu munsi bakaba bari mu kazi abandi ari abakoresha iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa rigatanga n'amafunguro ku biga batahana bacumbikirwa ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo nta mpamvu yo gukomeza gushakisha ibisubizo byose biraha Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza amasambu ndetse n'amazu y'abamoto cyangwa manini dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi ufite amafaranga make ntugire ubwoba turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe ufite ubutaka buto cyangwa bunini turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho mu bunyamwuga buzira amakemwa nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe duhamagare kuri 0783578672 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram hose twitwa Imari Real Estate Imari Real Estate twubaka icyizere inzozi zikaba impamo twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda ngende Jean Dodier Karinijabo ndi kumwe n'umuvandimwe Ayub n'amahoro yego Primo sava yego kutagisuza abantu ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kugira ngo abadukurikiye ba Islam nabo twongere amahoro y'Imana bane na buri wese yego Ayub tujye kuganira kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabye urukiko guhamya President Joseph Kabila ubwo no wahoze ari president igihano cy'urupfu bamushinja kumukatira igihano cy'urupfu bamushinja ubugambanyi ndetse no kwiyunga n'umutwe wa M23 no gushaka guhirika ubutegetsi n'ibindi byaha bitandukanye tujye kureba mu gihe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 urukiko rwa gisirikare rwaramuka rukatiye Kabila igihano cy'urupfu ingaruka byagira kubibera mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo nko twakunze kugenda tubiganiraho hanyuma turanareba kandi ku rundi ruhande igisirikare cya FARDC kiravuga ko cyarashe drone ya M23 mu gihe M23 nayo imaze iminsi ishinja igisirikare cya FARDC gukoresha drone mu kugaba ibitero ku baturage muri Kivu y'Amajyepfo drone z'ubwiyahuzi za kamikaze zihagurukira mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura ntabwo turi twenyine muri studio nubwo twicaye kuri kamera turi babiri ariko ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyarwanda
Alan Pacifique ni umunyarwanda uba muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika, ni umwe mu bifuje kuduha ibitekerezo mu biganiro bivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kuduha experience z'uburyo amaze igihe abibona ndetse naho byerekeza. Muraho neza Alan? Yes, muraho kanijabo, twishimiye kubana muri kiganiro. Yego, tuguhaye ikaze rero, duhaye ikaze n'abakunzi wa Primo Media Rwanda bari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Murakoze cyane. Alan, amakuru yanyu? Amakuru ayo mumeze neza? Turaho kabisa. Ngiye gushaka amagambo y'abanyarwanda abyubu turaho. Yego. Twishimiye kubana namwe kandi no kuba mwahisemo ko Primo Media uyu munsi muyigana mukayitangaho ibitekerezo bitandukanye. Murakoze cyane. Mumaze igihe kingana iki mukurikirana Primo Media? Nibaza ko Primo Media nayikurikiranye kuva igitangira, sinaba pressing of igihe, ariko iyo mvuze Primo Media kuri gihe bitanumva kare n'ijabo kuko ni we true channel kora ko mukurikirana agikora kuri TV1. Yego. Then noneho aza kuvaho hatangiriye ibintu byiwe bitewe n'iterambere aho ryari rigeze, ngomba kumukurikirana ibiganiro bya buri munsi nkamukamisa ari umuntu ufata nk'umuntu kamera ujijutse kandi ukora ibintu bifite umurongo. Ubwo rero nkurikije ibiganiro bigenda bitandukanye n'abatumirwa agenda agira aba interest, numva nanjye nako interview cyane ko nimvaga nshaka twatanga opinion mu buryo butandukanye bitewe n'ibintu bigeze mu buryo bwacu aho ngaho. Yego. Then nifuza ko ndapresiza mvuga wowe kuko nabonaga kamemo mu mandarize mu bitekerezo utanga bimwe cyabwenge kandi ari ibintu bigendanye n'igihe turimo. Urebye n'ubwo buryo n'aba interest ko naganira. Ni byiza kandi muri media hari icyo bita feedback ni ukuvuga ngo ni ukuza kuvugana ukumva icyo audience ivuga, abakurikira Primo Media batekereza iki, babyumva bate, ni iki cyakorwa kugira ngo ibiganiro bikorwaho binozwe kurushaho, cyane ko nkamwe muri hanze wenda uraza no kukansubizaho ako kabazo k'amatsiko. Umuntu yari hanze muri diaspora akumbura mu rugo akumbura, ariko cyane ko internet yabikemuye tuba tumeze nk'abari muri village imwe, ariko nk'ahantu umuntu atunga kamera hakagushimisha by'umwihariko cyangwa ibiganiro akora akamera nk'aho ageze aho wifuzaga ko yakabaye ajya, ngira ngo nicyo ngicyo wenda waba birushaho gutuma uhitamo Primo Media, sibyo? Urebye ni nacyo cyane mu gusubiza nk'ikibazo cyawe cyangwa kuri icyo nyivugaho, uvuze urukumbuzi nyine bikagaragara kuri iki kintu cyo kureba channel yiwanyu, hano harabacana nk'ibihumbi nka miliyoni, ariko ugahita wumva ko wakurikirana ibintu by'iwanyu. Kamwe mu genda umuntu uri touch mu Rwanda cyane kuko n'ubundi hari muri diaspora hano ndazi kenshi. Urebye turakumbura ntibyabura kuko bari iwanyu, cyane ko kuza hano abari n'ubuzima butandukanye tanagereranya, ariko nubwo butandukanye twese turabona kamwe nta kidasanzwe. Ubwo rero gukurikirana channel cyangwa ibiganiro byo mu Rwanda ni ibintu usa nkaho bikugira ugira ubuzima bwa buri munsi kuko ni mu rugo umeze kugira ngo wumve kuri mu rugo. Yego. Soza se mbere ko ngusubiza kanije abatugaruye ku ngingo y'uyu munsi, ibyo byose icyo kibazo wahitamo kugisubiza cyangwa wenda ukakirira ku butaha. Ikintu cyitwa freedom of speech urabiza abantu hanze bakunze kujya bavuga ko mu Rwanda gukora ubusesenguzi cyangwa kuvuga kuri politike byari ibintu bimeze nko bitavugwaho, ariko nzi neza ko kuri Primo ari mu ba mbere kuko nanjye twari kumwe muri 2022 na rimwe atangira gukora ubusesenguzi. Niba ntibeshye n'abantu niba nkeka ko ari umuntu umwe gusa wakoraga ubusesenguzi kuri politike akayivugaho. Ugereranyije wowe umaze kubikurikirana ibigendanye no gutanga ibitekerezo mu Rwanda, ngira ngo uko bigenda bikura warabibonye, urabivugaho iki cyane ubwo binerekana ko n'abari hanze dore turi babiri urimo uratureba dukora ubusesenguzi turanenga dutanga ibitekerezo byubaka n'ibyo kugaya n'ibyo guhakana tukabikora mu rwego rwo kubaka igihugu cyacu. Ubwo icyo ngicyo wakivugaho iki Bwana Ale, tujya no ku ngingo y'umunsi? Ngewe icyo nabivugaho urebye bivuze freedom of speech birimo ni complex, ni jambo rinini, ni umbrella nini irimo ibintu byinshi, ariko ni ibintu bijyana kamemo n'umuco n'imyumvire y'abantu, umuco imyumvire ahantu igihugu kigeze cy'iterambere ndetse n'amateka buri gihugu. Ngarutse nk'hano ndi rero kuri iki gihugu ndimo, nubwo bavuga ngo donc bavuze ngo gutanga ibitekerezo mu buryo butandukanye, nibaza ko uburyo babitangamo ntabwo ari ibintu mu by'ukuri wagereranya n'iwacu.
bo hano nubwo babitanga ariko habamo izindi valeurs zabo donc ama values yabo noneho iwacu ho bitandukanye kandi ngewe numva ko urwego mu Rwanda bigezeho navuga ko ntabwo navuga ko ari rubi cyangwa se na rwiza ariko ni urugero rugendanye n'imico imyumvire imitekerereze y'abanyarwanda kandi naho bageze n'amateka yabo yego urakoze cyane abanyarwanda bavuye mu bintu byinshi ku buryo utakira umuntu hariya ngo ugende hariya ngo ubwire ngo urugero perezida ngo uri ikigori reka nkoreshe nk'urwo rugero amusore Feda cyangwa ukamutuka mukoresha amagambo ari barbar kubera iki kuko none areba u Rwanda twageze abaperezida bangahe mbese abaperezida bose bafite amateka donc ni ibintu kamwe bijyana n'umuco n'imitekerereze ndetse n'imyumvire na level ya donc skills and knowledge y'imyumvire y'abaturage abantu bageze so nibaza ko no mu Rwanda rero ukurikije igihe u Rwanda rumaze ndavuga ni after 1994 nyuma ya genocide yakorewe abatutsi kamwe mubona ko yewe muri ngewe ntabwo mbifata exactement nka freedom of speech kuko ni nkuko nabivuze n'ambre yarimi ahubwo mbifata ko abanyarwanda bari kugenda bagira kamemu imyumvire igenda izamuka noneho ubwo akaba dusanga mu kintu cyo kuvuga ngo freedom of speech nkuko abantu bakunda kubivuga ari naho natwe dukwiye kugira uruhare rwacu twese dufatanyirije hamwe cyane rwose nuko gusa agomba kuba amategeko abigenga kamemu ntabwo u Rwanda ari igihugu kibamo inyamaswa ari igihugu abantu nk'inyamaswa zigakora ibyo ni igihugu kigomba kugira amategeko akiranga n'umuco rusange cyane ko kamemu ibinyamakuru babyumva n'abantu benshi bafite imyumvire itandukanye ubumenyi bukeya cyangwa bwinshi amateka atandukanye so kandi turacyari mu myaka mikeya y'amateka yacu ku buryo ubu ngubu ingaruka turacyazifite amasikari turacyafite ku buryo nibaza ku rwego rubiriho kamemu n'uburyo bikorwa ngewe ndivura ndapresiya cyane gusa nka presiya n'abatuma byavansa akaneje abona urugero arimo gutuma biguma arakumva kugera cyane rwose ndamukunda cyane nkuko navuze mukunda akiva kuri TV1 yagiraga udukuru kamemu twiza ukabona ko kavuga ati uyu muntu akora umwuga kabisa ariko natangaje ko umuntu ubona ari umuntu kamemu umuntu uri janti cyane uriko ariko ufite umutwe donc hashaye kabisa murakoze cyane ndumva nashimiye cyane by'umwihariko yego murakoze cyane ubwo reka mbahe Karinija abona no dutangire ku ngingo Alan ndatekereza ko mubivuze byinshi nayo ubu murabiganiriye nabumvagana nimbateza amatwi reka duhere ku kibazo cya mbere ariko ndahera kuri Ayubu kuko yakubajije cyane nanjye reka mu buhindukirane mubaze Ayubu utekereza ko kuba ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabiye Joseph Kabila igihano cy'urupfu bigiye guhindura iki kuri situation iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turavuga intambara ya M23 na FARDC urakoze cyane Karinija abo twongera gushimira n'abakunzi ba Primo tunahikaze mugenzi wacu Ale uri muri California mu by'ukuri nkuko bivuze neza ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabiye General Kabila igihano cy'urupfu yewe ngo rubana n'ibindi imyaka 20 sinzi ibyo nabonye gukatwa 15 miliyari 15 z'amadolari ngo ibi yamande yihazabu naramuka hamwe n'ibyo byaha harimo gushinjwa harimo nyine ubugambanyi cyangwa treason yego icya twabanza kwibutsa abadukurikiye nuko leta ya Demokarasi ya Kongo DRC niyo muri zimwe muri leta zigifite igihano cy'urupfu izindi leta zagikuyeho nyinshi twavugamo nk'u Rwanda murabizi ko igihano cy'urupfu cyakuweho ibyo ngibyo ubwabyo bikaba birimo nk'icyasha ku rwego mpuzamahanga uretse ko tuvuze icyasha none tukagaruka muri Amerika tugasanga kicyemewe usanga none nabyo birimo ikibazo ariko ibindi bihugu bikaba bikemera cyo nubwo aricyo turimo kuvuga igihano cy'urupfu cyangwa kucyemera no kutacyemera ariko ahubwo turimo kuvuga implication ingorane cyangwa ingaruka z'iki gihano nikiramuka cyemejwe n'urukiko bavuze ku itariki ya mbere z'ukwa 9 yego nibwo urukiko ruzafata wanabona n'ukuntu birimo kwihutishwa itariki ya mbere z'ukwa 9 n'uva hadasigaye iminsi igera kuri 6 no kuvuga ngo barimo bari bihutisha hari amahirwe cyangwa ingorane nyinshi yuko Kabila yahamwa n'icyaha wenda akaba azajurira ariko akaba yakatirwa arajurira ataritabye urukiko ataranitabye azakatirwa icyo bita jugement par défaut adahari ikintu rero navuga nuko iki ni ikintu gikomeye cyane ni umuntu yabyita ikibanza rushize narakivuze bana ntitukemeranyijeho ni urubanza ruri politique urubanza ruri politique kubera ko ruje mu gihe politique ya Kongo igeze mu ikorosi
aho inyeshyamba n'undi nazo bavuga ko zigeze M23 AFC M23 zigeze mu ikorosi zishobora kuba zajya Kinshasa cyangwa zikerekeza kuguma aho ziri cyangwa kuhagumana nta kuhava. oya they are there to stay. Iyo hashtag iracyakomeye ahubwo nubona mwanya ubifitemo inyungu mu nzina ry'abadukurikiye umbwira icyo nkubwiri amakuru nabonye mu bigendanye n'ikiganiro cya M23 yakoze mfite ibintu bishyashya nizemo cyane ikiganiro n'abanyamakuru. Rero kuba Kabila uyu munsi bamufatiye kiriya barimo kumusabira igihano cy'urupfu kandi biri likely ko azagihabwa, biri likely ko kizemezwa, urukiko ntirubihakane, byanga bikunda biraza gutuma Kabila nk'umuntu nk'umujenerali aza gutekereza uburyo bwo kuza kwikuraho icyo bita rehabilitation, kwikuraho ihanagura busembwa. Bura rero ubusembwa burizi ko ba nkuru nziza bari barakatiwe igihano cy'urupfu izaba inyeshyamba za CNDD, ariko uyu munsi nta na rimwe urumva se hari cyo warongeye no kukivuga. No kuvuga ngo inyeshyamba cyangwa umuntu uri mu ishyamba kumufatira igihano ukamukatira uba wongeje, ni nko kuba umuriro ahantu urimo kwaka ukajya kumenaho esanse ku muriro. Araza kurwana ashaka ibintu bibiri, icya mbere kugera ku nyungu ze za politike, ariko icya kabiri no kuza gushaka kureba uko yakuraho icyo gihano. Ubwo rero igisubizo kiza kuvamo ni Kisekedi uza kwishyura icyo kiguzi. Kisekedi na FARDC n'ababafasha bose n'abamuzamahanga n'ababirigi, ababirigi ndabagarukaho kuko bafite uruhare muri biriya bintu, kuko ntago bifuza ko muri Kongo haboneka umutekano w'igihe kirambye bitewe n'inyungu zabo nabo ku giti cyabo. Icyo twabivuze mu minsi yashize, ntago tuba tuje ku ruhande rumwe, tuba tuvuga ibintu uko bimeze. Ntabwo ari Kisekedi wigira inama yo kubwira igisirikare cye ngo urukiko ne ruterane, kuko turabizi muri Afurika nubwo ari urukiko ari judiciaire no rwego rw'ubutabera, ariko turabizi neza ko executive power ibakoresha. Ntabwo ushaka kuvuga ko Kisekedi rubanza rwose unamuhamagaye yakubwira ngo n'ubutabera, ntabwo nivanga mu butabera, ariko ni politike, kuko bazi neza ko n'undi Kabila natembagaza Kisekedi buriya n'umushinja cyaha ntabwo azongera kubona akazi dukurikije ibyo muri Afurika uko bimeze n'ibindi. So ikibazo n'ingorane zikomeye ziri muri ruriya rubanza bwana Kanijabo rwa politike, turaza guhita tubona Kabila kereka Kabila aramutse aheze hagati, inyeshyamba nazo zikamutererana, ariko nazo zimufiteho inyungu nk'uko twabibonye mu minsi yashize ikomeye cyane. Kabila rero araza gutangaza intambara yo gukora ubutegetsi. Hari akantu kanyuze muri mbuga nkoranyambaga kavugaga kuri Twitter ko Kabila irisoporeke yavuze ngo tuzabikonfirima ko amaze kubona urukiko rumusabiye ushinjacyaha bumusabiye igihano cy'urupfu, yatangaje ko uriya mu dictateur uriya munyagitugu uri Kinshasa agomba kuvaho, ko kandi abaturage ba Kongo bishyize hamwe nta ngufu zaba East cyangwa West, sinzi na barakabonye urakibutse. Yaravuze ngo nta ngufu z'abanyaburayi, yavuze East na West n'ubango ni isi yose mbese iteranye, ntago ishobora kuza gukuraho ubushake bw'abakongomani bahagurutse. Bivuze iki rero? Onye ko isi yataka dictator uri muri Palais du Peuple, ubu ni Kisekedi na Kabila. Niba rero Kisekedi ahanganye na Kabila ufite Bertrand Bisimwa nabonye iruhande rwe hari Makenga kone nanga nanga uvuze urashaka kuvuga no ndashaka kuvuga Bertrand Bisimwa namubonye ejo arimo kuvugira M23, turaza kubigarukaho muri press conference yo kwa gatanu. Yego niyo nabonye nicyo kintu cya frapping sama marke icyo kintu niba Kabila ari bari kumwe n'iriya team inanga ntago mukuyeho rwose, wenda nushaka ushyiraho inanga nayo muri team nini. Ubwo nanga nari muzanye kubera uburyo n'abayobozi baruvuze structure, ariko ngiye ndashaka kuvuga ba technicien noneho niboneye ntabwo Kisekedi ari busurviving. Yego ubwo wenda kuyibona za kwiharira ntabwo ari busurviving kubera ntabwo biri bushoboke. Kisekedi uri buhangane na Kabila wakatiwe wahamijwe ibyaha no kuvuga ngo Kabila bayageze ku cyo bita an returning point, ahantu adafite inzira yo gusohoka. None kwa kundi wirukanka inzira ikayita ikurangirana nta handi ukora, ahari wenda uri busimbuke ukagwa nko ahari, cyangwa se uri mu nzigashyo ushaka idirishyo usohokeramo. Kisekedi rero agejeje naramuka gikoze ikosa ryo kugeza Kabila kuri iyo point, nayo M23 dorera mutegereje, no kuvuga ngo Kisekedi niwe uri bubagiye kugira ikibazo kirenze icyo ngicyo nari. Yego hanyuma Alan uradukurikiye uratwumva? Wumvise uburyo umuvandimwe Ayuba avuga ati Kisekedi rwose ari ku muryango usohoka muri Palais du Peuple. Urahamenya nawe ko gukatira Kabila igihano cy'urupfu kuko biri likely nawe ngira ngo niko bitekereza
urahamanya nawe ko ari ibintu bishobora guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi? Ndabiha murakoze cyane ikibazo ari gusobanura y'umuvandimwe wanjye nahise anyungura ikindi kintu. Icyo nabivugaho icya mbere nk'uko yabivuze nemeranywa nawe nuko ni pure politike birumvikana ikoreshwa muri rusange mu gihe ufasha ubutegetsi birumvikana kugira ngo ugire sustainability mu byo ukora nuko ugomba kwerimina all the obstacles niko aho ngaho bimeze cyangwa no mu bindi bihugu muri rusange n'ibihugu bikomeye birabaho. Byageze kuri stage yuko nyine ubuyobozi bwa Tshisekedi nk'umuntu ufite ubutegetsi atangira kureba byose mbese obstacles zose zishobora kuba ikibazo kuri we, ahagera kuri level ko uyu wari ex president amubona nka obstacle, then no bamukatirwa akoresheje power yiwe amugera kuri level yuko batangira kumushinja ibyaha. Ngiye icyo mbibona cya mbere byumvikana nk'urubanza rwa politike ndemanya nawe 100%. Gusa ikintu sana navuga sinzi niba ari ukwemeranywa cyangwa tubyumva yenda mu buryo utandukanye ariko ushobora gutwara kugendana n'igihe. Mbona ko uyu Kabila ari hagati y'inkuru ururimi kakunda bavuga ku Kinyarwanda ati ururimi ruri hagati y'amenyo ariko rutara mbese amenyo ntabashe kurukanja, ariko ushobora kugenda wikiruka ururimi warusohora umuntu mbese amenyo akarukanja. Kabila ni umuntu muri iki kibazo wajemo nk'umuntu wabonaga ukunda igihugu cyiwe mu buryo butandukanye cyangwa wakiyoboye nk'umukongomani muri rusange kuko yabaye perezida, ariko azamo abigize abishaka nka point ya protection. Noneho araza ageze mu bio protection yashaka mvuga nuko impamvu yashaka byari bivanye nuko ari yahunze igihugu ajya hanze abona kamema abona ko umurongo w'ubuzima wiwe ufitanye kugenda ugana akurikije umuntu yari yasimbuye ndetse n'ukuntu amufata cyangwa barebana hagati ya niko kujya mu gice gisa nkaho kiri kurwanya igihugu, ariko ari we mu by'ukuri ushaka kwiga. Ngiye mbona we kuriho ku giti cye d'abord ari guhangana na identité zo nka Kabila umuntu ashaka kubaho, arashaka kugira uburenganzira mu gihugu cye. Rero kujoininga M23 nigeze kumva ikiganiro cy'umwe mu bayobozi ba M23 sinibuka niba ari umuvugizi cyangwa umwe mu bayobozi AFC M23 avuga ko Kabila atashye nk'umuturage. Icyo hari abaye speculation atandukanye mu binyamakuru bavuga ko yaje kuyobora cyangwa se yasanzwe abafasha, ariko noneho umwe yagenda arabisobanura avuga ati uyu ni umuntu watashye mu gihugu nk'umukongomani nk'uko dufite ziri mu ziva mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose. Ariko nibaza ko ikintu cyatumye avuga ayo magambo ni ukwanga kwakira cyangwa kwambara umwambaro w'isura nziza cyangwa mbi, ariko mbi kuri percentage yo hejuru ya Kabila kubera ko n'intambara barimo nawe yagizemo uruhare. Ubwo rero Kabila nawe nk'umuntu kamemo uri mu kibuga kandi uhabwa platform nawe nibaza ko yakoresheje uburyo bwiwe bwo gutangira ibiganiro cyangiye gukora mu buryo butandukanye tutabisubiyemo cyane ko twese tubiziranyeho. Ibiganiro agiye akora mu baturage, sensibilisation, mobilisation itandukanye kugira ngo agende asa nk'atera intambwe yo kuza mu yindi platform yo kwintervene mu gihugu, ariko mu by'ukuri ari kinyashyamba. Bigeze kuri level yuko ubuyobozi bufite igihugu cyangwa bwa Tshisekedi butangira kumubona nka menace, ariko nibaza ko level bafataho menace ya Kabila akiza hari ukuntu yari ihagaze, ariko nanone hari ukuntu ihagaze n'amavaje natandukanye. Ubwo abantu bageze bari gushaka kumushyira muri box yuko we nubwo ari gusinywa amasezerano kandi amatwibuke ko amasezerano ari gusinywa n'amasezerano y'abakongomani, no kuvuga ko n'abakongomani bari kubata ku buyobozi bwayo, atari ko tutabona izi right zacu. So akana kwibutsa ayo yenda muri ikiganiro yenda no kugira ngo umurongo cyangwa abatwumva bagira ukuntu bumva ibintu ko muri igihugu gifite ubuyobozi azi bwemewe n'amategeko sovereignty. Noneho abantu babo twita AFC M23 n'abaturage bigometse ku butegetsi bwabo, donc barashaka right zabo kubera impamvu zitandukanye baziguze n'uburyo bazidefanda. Rero ukurikije version cyangwa amateka cyangwa ukurikije example zagezwe mu bindi bihugu
zigenda zikagera kuri niveau y'abarevolutionnaire ukagera bavana ubutegetsi ntabwo kuri ngewe ariko mbona M23 current situation ndetse nuko yatangiye donc ntabwo ubona M23 igera ku butegetsi nicyo uvuze ntabwo mbona iyo version nonaha kubera impamvu mbivuga nuko ishingiye ku mpamvu zabaye addressed mu buryo no mu buryo mpuzamahanga cyangwa ku mpamvu zabo zagaragaye ntabwo ari abantu bigeze bavuga ko mu ntangiriro bavuga ko bashaka kuvana ubutegetsi ahubwo bavuga ko bashakaga uburenganzira bwabo nk'abantu ari nabyo byabaye piyo nziza yo kugira navuga image nziza mu rwego mpuzamahanga kubera ko baza bashaka kuvana ubutegetsi ukurikije Kongo ukuntu ihagaze none currently n'ubuzima bw'isi tugezemo ntabwo ari ibintu byari koroha kuba bakiriho bagisurvivinga nawe ariko piyo yabo yari nziza kandi inumvikana nafite na proof niko navuga noneho bituma abantu babumva vuba kubera ko hazamo akantu kamwe k'impuhwe kumva ko abantu uburenganzira bwayo kuko isi iyoborwa muri rusange nibutse no ku kibazo waruvuze cya Kabila yajemo hano nk'umuntu bashaka gushyira muri box ngo mushyire hari ariko nawe agomba kwidefanda ubwo rero ndahamya ko ntabwo mbona ngewe Kabila nk'umuntu umusapota wa M23 ahubwo mbona ko ari umuntu ubwo ari bio complex muri iki kibazo umuntu uza kugira ngo ahindure version y'umurongo wa Tshisekedi cyangwa y'ukuntu igihugu kigomba kuba gihagaze nonaha muri politiki ya Tshisekedi ariko ntabwo mubona nk'umuntu ushobora kuba element danger ku Tshisekedi cyane ko atagifite ubutegetsi hari akantu mugenzi wanjye yaravuze ngo ngira ngo mu kiganiro cy'ushize no mishakavuga ati twibike ko ari general ariko general we ni position ujya mu kazi tuke nuko baba deje w'ikigo runaka nuko yenda biri muri category y'igisirikare biba bifite indirevo cyangwa se ari domain itari public cyane kuri abantu bose ariko buri wa general kumubona kimwe ariko general kubera ko ufite icyo furundisa donc ufite ingabo ufite ibiyoboye ufite ibitanga ariko iyo background yo kuba general doesn't kuko n'uno natwe kuvuga na bisaba kayuma ntabwo ambisira kubivuga ariko dufite abantu b'abagenerali mu Rwanda batakiri no mu Rwanda ariko n'abantu basanzwe rero buriya kuri icyo kibazo cyo kuba yaba cyangwa yakoreshwa nka M23 ntabwo mbibona muri iyo sense ntabwo ubona ko Arani ntabwo ubona ko ashobora kujya ku ruhembe rw'iriya M23 wenda Makenga bakaba bakomeza nyine nk'uko Ayuba bivuga ati ni general ibyo bintu mu byibuke bakaba bakomeza bakagera i Kinshasa ntabwo mbibona kubera ko impamvu ntabibona nuko nkuko nari bisobanuye ndanihuse impamvu nabona ko Kabila ari element efficace muri nubwo tugende kuri iyo identity yo ya general nuko ko nta kintu afite donc afite amafaranga ariko n'amafaranga afite ntabwo yatunze ntabwo yafite mu ishakoshi mu rugo n'amafaranga ari mu bice bitandukanye mu bihugu bitandukanye ariko bishobora n'igihugu cya Kongo gishobora kugira accessibility rero mu mpuzamahanga mu butegetsi muri rusange ibihugu biruhana nivuga ko imbaraga z'igihugu dushingiye kuri sovereignty zishobora nk'uko no kumwafecta mu buryo economic donc bakaba babwira nk'ibihugu ayo mafaranga yarereyemo ko bayabroka ko cyane rwose ni next step ntabwo nk'urugero rwabaye mu Burusiya umukiri wari uhagarariye Chelsea mushaka kuba muzi Ibrahimovic yari umuntu ibihugu byagiye bishinja ko afasha Putin kandi Putin ni umuntu ukomeye ariko imitungo yarafatiriwe nko mu Bwongereza aya mafaranga menshi bavuga ko ari nayo baha igihugu cya Ukraine kugira ngo kigure intwaro bishatse kuvuga ngo kuba iyo habayeho ubwo buryo bwa administrative cyangwa nkuko yabivuze ko executing cyangwa ko implementing executive power no biciye mu nzira y'amategeko mu gihugu gifite sovereignty byafecta buri muntu wese muri iyo cycle reka tugaruke gato kuri icyo kintu uri kuvuga cyo kuvuga ngo ntabwo ari element danger ku butegetsi bwa Tshisekedi umuntu nkuriye wayoboye igihugu imyaka 18 Ayuba kongeraho ko ari general nanjye ndabyemera hanyuma ukongeraho ko he made friends when he was the president yaremye inshuti gihe yari president afite abashuti bakomeye haba hano mu karere no ku Rwanda mpuzamahanga niyo wabroka amafaranga bashobora kumufasha ntabwo wumva igisobanuro cye mu buremere bwacyo kuri uru rugamba nkuko nabivuze nta buremere bifite uburemere bwiwe gusa
bushobora gusa kugira impact ku bakongomani kumubiriza abaturage ariko nabwo ubwo n'ibyaterwa na systeme cyangwa imbaraga bishyiramo cyangwa n'urwego rw'abantu ariko nk'umujenerali nibaza ko nk'umujenerali ari ibintu byaragiranye n'amateka ye kubera ko nonaha nta kintu na kimwe nta fondasiyo afite nta service nonaha ashobora guprovidinga muri Congo kuko nta kintu afite n'igisirikare afite cy'abantu yagira akorana nabo navuga bari muri organigramme cyangwa y'ubutegetsi n'abantu ubu nonaha bahinduye inyungu kuko ni kusimeze rero simubona nk'umuntu ahubwo bamwe muri bo Tshisekedi n'abaciye intege cyane rwose nicyo cyerekana exactly ndumva ngaho naho ushaka kuganisha yabaciye intege nk'umuntu kamwe uri ku buyobozi niko mvuga Tshisekedi agenda yiga izo obstacles zose zigenda zibaho kandi azi neza ko ukuntu yafashe ubutegetsi yabuhawe nk'uhabwa kado amusore Seda yabuhawe nk'uhabwa kado so rero niba yabuhawe nk'uhabwa kado ariko no agira efficacité yo kubaza kumenya ko uyu muntu ashobora kuba ari danger nk'umuntu kamwe ufite uko ashaka kuyobora igihugu cyiwe impamvu Kabila ntamubona ikintu kamemo nka Elema igoye hano nawe wambwira rwose cyane utiyugorana kugira kuri isangira ngamaze nk'amezi 3 abiri cyangwa 3 hariya muri kiriya gice yaje kubamo agaruka wabo ariko ibyo yakoze yahuye n'abanyapolitike ahura n'abantu batandukanye b'abaturage ariko nureba kuri level influence yiwe amaze no kugira nta influence efficace yagira mu buryo buri public niko navuga icyo yakoze ibyo biganiro ariko ibyo biganiro nta nahantu biri kwintervene mu nzira y'amahoro igezweho nona ayubu reka muvuganeho gato murakoze ale ngendemeranya okay nkuko iyo ni version ya kabiri yerekanaga uruhande rwa kabiri kuko dukunze kwerekana bigenze gutya byagenda gutya ariko ku rundi ruhande icyo bwerekanye twavugaho no cyerekana ngo ingoma niki ifite ubuhe bushobozi leta baravuga ngo ikura inzoka mu mwobo yikuzamo intoki niko bavuga ntabwo tuba tubyibagiye cyo no kuri rwose hanyuma Kabila ariko ndashaka kukwibutsa ko Kabila atari generali gusa Kabila no umujenerali uri umustrategie Kabila no umupolitike icyo bita a seasoned politician umupolitician w'inararibonye kandi w'umuhanga baravuga niba utamukigikiye umuntu ari kugomba kwemera ibyo ashoboye Kabila no umugabo ufite influence nkuko mugenzi wanjye avuze yo kuvuga make wenda biterwa naho ashobora kuba ariko no mu strategie werekanye ko ashobora kuorganiza ibigendanye no kuba yagumana ubutegetsi kwanza imyaka 18 ni igihe kinini cyane 2016 yahuye n'inkundura nini cyane gihe yashakaga kongera itegeko nshinga kugira ngo yongere yisubize ubutegetsi ikindi ni nawe wahaye Tshisekedi ubuyobozi ndetse ko tabango nubwe bwite yabo muharuko yashaka ari kubugumaho ku ingufu yarakizifite kira gihe binavuze ko nta wakwizera ko buriya imyambi yose yayirashishije yashaka yari kubugumaho hoya ntabwo nge nakwemeranya nawe aho kuko muri Afrika gushaka kuguma ku butegetsi no kutabishaka ntabwo ari twe tubigena ko kwemera ko yagize ubushake no gutavuga ko ari ubwe wenyine ku giti cye ariko ko Kabila yagize uruhare mu kugira ngo Tshisekedi ajyeho bajya bavuga ko ari principe ivuga ngo pouvoir de nomination kenshi banayaro igiramo uruhare muri revocation wagize uruhare kenshi mu kugushyiraho yego burya ashobora kugira uruhare nubwo rwaba rwamanutse nkuko waruvuze neza nemeranya nubwo wagenda umuca intege ariko byanga bikunda abafite aho ashobora gukora akakubabaza rero mu mibare ya politike hari ibintu bibiri nshaka kuvuga mbere yuko wenda kugira tudatwara umwanya munini icyambere ntabwo uru rukiko rwa gisirikare ruramuka rufashe rumuhamije biriya byaha ntabwo bizaba biri mu nyungu ya Tshisekedi ndaza gufatira urugero kuri Donald Trump kuri politike yazanye approach nshyashya ya win-win situation tuze kugereranya iyo Tshisekedi ashaka Kabila bakagirana negotiations bakagirana imishyikirano nk'umujenerali wari ufite ishyaka murabizi ko ishyaka rye mu minsi yashize bari koreza icyo bita dissolution barabyita gusenya bararishesheje bajyambuye uburenganzira bwo gukora icyo ni icyambere bari batangiye bafunze abajenerali bayafite bafasha amakonte ejo bundi banakweshoninze icyo kintu ndubwo nagaruka ku ruhande rwawe gukweshoninga ubwene gihugu bwe burani ni nka nuclear nuko murimbura no kwerekana ngo ibyo bavuga bya identity ibyo byose ariko still aho kugira ngo ugeze umwopoza wawe nka Kabila ufite ingufu cyane cyane wicaye mu ntebe ya president d'honneur wa AFC M23 ihaguruka umunsi umwe ikirukankana abasirikare bawe ku rugamba nkaho batigeze bahagera ukaza kuza kumusunikirayo ukanafunga n'imiryango ya win-win situation yakabaye azamukumvikana uriyo mwasharinga ubutegetsi ndabona ko ari ukumwereka ngo
urimo uramwerekeza kuza kugukuraho. Kandi nicyo mvugira ko Tshisekedi nta gisirikare afite kizashobora kuresista iriya M23 imaze gukomera mu rwego rwa politike n'igisirikare. Nibaramuka bavuze bati ubu turahagurutse tugiye Kinshasa, nicyo ngicyo ndimo kuvuga. Hanyuma rero Kabila ku nshuro ya kabiri ikintu yagiraho ikibazo gusa ni mu gihe M23 yaba atari connected nayo mu buryo bwiza 100%, kubera ko nkuko wari unavuze igihe yazaga akazenguruka mu baturage muri ba opinion leaders, wabonye wenda ko bitagize hit nkuko abantu babyitegaho. Ariko buriya ubivugana ndimo ntekereza mvuga ngo hariya niho M23 yamwerekeye ko ari M23, no kuvuga ngo bamurekurira icyo nakwita imfunguzo gahoro gahoro, ariko ntago baramugeza ku mfunguzo za nyazo kugira ngo ejo wenda hatazabaho kuba yafata revolution yabo akayitwara. Niyo mpamvu iriya popularity wabonye yaragenze kuriya, yagenze uko AFC M23 yabishatse. Ariko ntukeke ko Kabila baramutse bamurekuriye abaturage ba Sud na Nord Kivu baramukunda kandi baramuzi, kandi nawe ni Muswahili phone mwenzao. So nkavuga rero Kabila nashinjwa nahamywa kiriya cyaha azaba asigaranye inzira imwe gusa yo kuza gufatanya na AFC M23 kugira ngo basangire gupfa bya nyabyo cyangwa gukira bya nyabyo. Nicyo ngicyo nongeragaho. Ni uzabihitamo cyangwa biza AFC M23 nizabihitamo, kuko uratubwiye ngo ngo ntabwo barahuza 100% ntibaramurekurira imfunguzo. Yego, naramuka katuye igihano ni uzababwira ngo noneho ni munde kurira imfunguzo. Aho hazaba hasigaye kureba icyo M23 izabimukeneyeho. Uyu munsi yari piyo nkuko yaravuze iri malite papase ku mpande zombi. Ariko uyu munsi Tshisekedi arimo aramwerekeza kumuharira M23. Nguyo Kabila wanyine mu mukoresha nzaba ndareba. Bo Aran, ntabwo nzi niba wenda hari ikintu kimwe wakongeraho mbere yuko, kuko ntabwo mba nshaka ko dukora ikiganiro kirekire, mba nshaka ko dukora ikiganiro kigufa ariko kirimo amakuru y'ingenzi abantu badukurikira bakwiye kumenya. Sinzi niba hari wenda nka comment nk'umunota umwe wakora kujyo ayubavuze nka kubaza ikibazo cya kabiri tunasoza n'ibyo bibiri najya ngo tuganireho. Urakoze cyane. Icyo nakongeraho kuri kuyo ayubavuze ni cya kintu nkaho nasubira muri navuze kare. Mu byukuri ukurikije amateka ya Kongo bonda ndasanga bihera ngaho abakongomani alternative ntabwo ari nabantu buriya bindwanye mu muco bitewe n'amateka ya n'abantu bagize ubutegetsi bwabaye igihe kinini bwa Mobutu, ariko noneho bitewe n'igihugu geographique n'umuco alternative ukuntu bitereye n'abantu buriya bagize n'iterambere kurusha u Rwanda mbere cyangwa kurusha Abarundi cyangwa kurusha ibindi bihugu muri pays de Gararac mbere. N'abantu alternative bari abantu bahongaho baviva le president, donc ba mu buzima bwa president ni iki kizweho nona, kandi n'abantu biboroshye kumanipira mu buryo buri morale honestly muri propaganda iri level hejuru. Ari nacyo kintu M23 navuga ko yabashoje. Ariko kuri icyo kintu ayo bavuze Kabila koko ntabwo afite identity d'abord complexe ku buryo bubiri, donc umuntu wayoboye akaba n'umugenerali, ariko muri makeya cyangwa uko mbona umurongo w'ikibazo cye nuko mu minsi ashobora kuba stuck, ahubwo na M23 igasigara imufasha nk'umuntu uri ikibazo kuri yo, kubera ko ibibazo bamushinja ntabwo ari ibibazo byabaye kuri M23 gusa, ni ibibazo by'igihugu irigendera. Nuvuga ko n'abakongomani bonde mu zindi ntara bafite ikibazo kuri we, ari nayo urubanza rwe rufite efficace cyane. Bamushyize muri box, ariko bamushyira muri box bamwereka ko ibibazo by'igihugu atari ku ruhare rwonyine rwa hariya muri Sud Kivu cyangwa muri ahantu ari kubera intambara, ahubwo ibibazo by'igihugu kurikije ibirego bamureka. So nuvuga ko box bari kumushyiramo ahubwo azageraho abe n'ikibazo kuri M23. Noneho ko M23 yo kameme nk'ukuntu mbona ikora cyangwa nk'inyeshyamba ntabwo zizamwera iminango zimuvana ku ruhande, ariko biranashoboka ashobora gupfa. Azaba ikibazo kuri M23 gute? Uburyo azagira ikibazo kuko niba mara kumucira urubanza M23 no ari kubiganiro mu biganiro bitandukanye, kandi mpamya ko bishobora gukomeza. Ibyo biganiro irimo biha gustandinga muri position y'uko badagomba kuba bari kumwe n'umunyabyaha uri mu rwego rw'igihugu. Ariko nabo bashinjwa ibyaha, bashinjwa ubwicanyi, bashinjwa ibiki? Ni abanyabyaha bamwe. Ariko ibyaha bashinja biri categorique kandi biri oriented ku kibazo bateje.
ntabwo bafite icyaha bya Katanga cyangwa bya Kisangani n'urugero, bafite icyaha by'intambara. kandi mu mateka y'intambara mu by'ukuri bari bigomba kuba umuntu muhanganya akoresha biriya bintu byo bishobora kuvaho aho cyangwa bigahindura vageni, ariko nkuko tayiri banabivuze mu masezerano ko bagomba kugenda bavanamo umwe c'est normal ko intambara yose gufatanya na FCM z'abantu babiri barwana mu mpinduka z'abantu babiri barwana hagomba kubaho biraterana amagambo cyangwa yo gushaka gukoresha imbaraga za buri wese, igihugu kigakoresha inkiko cyangwa se n'abandi bakagenda bakoresha doke uburyo bwose bakoresha imbaraga dutandukanye kugira ngo urwanye umuntu urwanye barakoresha. ariko Tshisekedi amini Kabila ahantu umwihariko we nuko ibibazo bamushinja ni ibibazo by'igihugu muri rusange. na kimwe mu byo ashinjwa kwifatanya na AFCM 23 ndetse Tshisekedi we cyagihe bayishinga muri Kenya yaravuze ngo ni Kabila uyishinze ayishingiye muri Kenya ni wiyobora, ibyo byo niko banamwita cyane rwose. ariko icyo kibazo ntabwo ari ikibazo kiri local kuri Sud Kivu, ni ikibazo cyo kugambanira igihugu muri rusange. bitandukanye n'ikibazo nicyo bashinja nanga, bitandukanye n'icyo bashinja Bisimwa. ikindi bamushinja amafaranga, kwiba amafaranga umutungo w'igihugu. ibyo bintu bamushinja ni ukumufata igihugu cyose bakakimugerekaho. mu myaka 18 yagize bamurebeye ibyaha bimukiraho icyasha mu rwego rw'igihugu. ntabwo I'm sorry arumbajije oya komeza nureba ukuntu ahantu bari gushaka kumushyira muri box nk'uko nabivuze, bashaka kumushyiraho nk'umuntu umunyabyaha mu rwego rw'igihugu, ku buryo umuturage uri Kasai Occidentale azumva ko Kabila kuba atarakize cyangwa atarivuje ariko Kabila yasahuye umutungo w'igihugu mu rugero nari ntanze. donc nubwo buryo bamuhayemo image, niyo mpamvu navuze ko hari igihe kizagera agasigara ari umuntu unique, ari umuntu usigaye ku giti cye gusa akaba muri parti y'impunzi, no akazabaho yenda uburyo ibibazo byiwe biba manipulated kugira ngo yenda bigire. ariko kiriya ni ikirego kigoye kuri we cyane ku buryo kizamugira staka mu minsi nk'uko nabivuze. nibimara gusohora, niba mucije urubanza like nk'uko nabivuze ushobora kwemerwa akadirwa igihano icyo aricyo cyose, azajya impapuro zo kumufata. niyo impapuro zo kumufata uko mbibona nkurikije prediction, Kabila azazanira point yuko umuntu wagambaniye igihugu M23 nagomba kumutanga kubera ibibazo ashobora kuvuga umuntu wibye igihugu n'urugero. none icyo gihe bizaba bigenda bishyira Kabila muri box komeza nk'umuntu utekereza kandi ufite experience muri politike nawe babibona. nibaza ko rero ubuzima arimo none ari survive niko nabyita, kandi kuko ni nta n'umurongo nk'uko yabivuze mugenzi wanjye, nta n'ahandi hantu afite yakorera doka. nibwo buzima, niwo murongo ubuzima bwamuhaye yisanze hariya. nayo navuga efficacité cyangwa uburemere bwa Tshisekedi, sinzi uko navuga uburemere, ariko mu buryo bwo kuba yarashatse kwivanaho umuntu nka Kabila. ikindi nakongeraho bwa nyuma nuko uyu Kabila nabivuze kare afite n'amahirwe kuba yapfa. ibyago byo kuba yapfa gute kubera ko muri izi ntambara ziri akenshi usanga z'abantu. ntabwo ngewe intambara yo muri Kongo sinyita revolution, mbabarire ntabwo ngita revolution ngo nibaza ko kuvuga nka revolution mba nyihaye vaje letari yo bitewe nuko buriya revolution ifite inyito bitewe n'impamvu n'ingano donc impamvu ingano n'ibera. ariko iyi ngiyo nibaza ko ari intambara n'abantu baharanira uburenganzira bwabo nk'uko byavuzwe cyane nk'uko benshi n'amateka bigaragaza. noneho icyo gihe abantu bari guharanira uburenganzira bwabo bari kugenda babuhabwa mu buryo butandukanye, bafite ibyifuzo bari kugenda bashyirwa mu bikorwa kandi bari kugenda biba addressed mu rwego international. ni nako ibigo cyangwa ibihugu mpuzamahanga babibona. Kabila rero nta hantu na hamwe agenda agaragara, ahubwo agenda aba eliminated, kuko nibigera kuri stage yuko M23 izakoreshwa, izahabwa uburenganzira bwaba ku ngufu byaba kuyempoza cyangwa se kuyiha right bitewe n'ibyo yifuza. nibaza ko ikintu kizaba gisigaye Kabila ikizaba gisigaye no gushaka ubuhunzi kuri mu rwego international. ntabwo bakurikira n'amateka, ntabwo bazaguma kwambara icyo cyashakiye, kuko bagomba kwambara icyashakiye kiwe amusore ukoresha iryo jambo kwambara icyo cyashakiye bizabakira muri position y'uko impamvu zabo zihindura vageni bazaba kujya muri risque yo kuguma kugira ibibazo, ku buryo noneho ahubwo intervention y'abanyamahanga ishobora kugeraho igahindura isura, bakahubwo ibintu byose bari gupredictinga mu twiterabwoba bishobora kugira
bagira imbaraga cyane. ese yarani ntabwo ujya wibaza impamvu Kabila nk'umuntu w'umunyamafaranga wategetse igihugu iriya myaka yose 18 atigumiye mu buhungiro nk'uko n'undi mu perezida yabikora akavuga ati ngiye byo nasahuye narabisahuye reka nigendere nibereho ubuzima bworoshye nigire mu birwa bya Caraïbe cyangwa hehe nigendere ndeka barwana kuko amafaranga yo kumbeshaho ndayafite kugeza nazabesha abuzukuru banje kuki atagiye ngo ahere ahubwo akagenda kongera akagaruka? Harimo uburyo bubiri cyangwa butatu uko mbitekereza. Impamvu ya mbere ishobora kubitera ishobora kuba yarabitewe nuko azi abakongomani, azi abanyekongo ukuntu bateye muri rusange, ari abantu bagendana n'ibigezweho nabivuze. Icya kabiri ashobora kuba ari wo murongo w'ubuzima yabonaga umusekiriza, cyane cyane ko mu mitegere mu myaka 18 ntabwo Kabila yigeze yubaka umubano ushingiye ari ku butunzi cyangwa ku muryango cyangwa ku igihugu cyangwa kuri personality yewe n'ibihugu bikomeye bishobora kumurindira security. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu nuko mu buzima bwa Kabila alternative uko yabayeho na Congo, aho Congo ihagaze nonaha imyaka 18 ameze nk'umuntu identity ifite nonaha ari we wihaye, noneho akavuga ati ahantu nta identity kuba nagera nkongera nka iyo ngahindura vage cyangwa atanga undi murongo wo ibintu byakorwa biroroshye cyane. Ariko ahura n'umuntu navuga Tshisekedi yahaye ubutegetsi uko yamuteganyaga yarahinduye vage. Yego reka duhite dukomeza. Ihangane wafashe umwanya munini, reka duhite dukomereza kuri Ayubu. Ndashaka ko umbwira impande zombi ziri mu biganiro ariko amadrone barimo barabavuga kuri buri ruhande. FARDC yavuze ko yarashe drone ya M23 imaze iminsi ivuga ko hari amadrone ari guhagurukira Bujumbura aza kuyirasa mu bice bya Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ibi biganiro biha cyizere ki mu gihe imirwano ku mbuga y'urugamba nayo ikomeje? Murakoze cyane kanijabo. Urabona barabagabo n'abagore bose bara FARDC na M23 bari mu ntambara. Ikitwa ibiganiro, iyo ukurikiye ibiganiro ejo ikiganiro n'abanyamakuru M23 yagiranye na yakoze ejo n'itangazamakuru yabiri lokale n'impuzamahanga, bavuze ko badashobora na rimwe kujya mu biganiro bihindura cyangwa bijya ku zindi ntambwe uretse ku bintu bibiri gusa. Icyambere urakibuka ni imfungwa za politike, icyo ni icyambere na ceasefire cyangwa guhagarika imirwano, ntibakomeze kugira ibitero babagabaho. N'ibintu bibiri yavuze. Uyu munsi rero niba barimo kuvuga ngo drone yahanuwe, nicyerekana ko bakiri mu ntambara. Nicyatumye M23 ivuga ko yohereje abantu do ariko bakagenda yewe bafite mandate. Biravuguruza kimwe twavugaga ubushize, tuvuga ko bashaka kugera n'uri bakavugana ibindi wenda behind the curtain. Bavuze ko mandate babahaye yanditse, aba bantu turabohereje ariko baje kuvugana ku bintu bibiri gusa: kurekura imfungwa 700 zacu leta ifite, icya kabiri no guhagarika intambara, cyane cyane ubwo birumvikana ko baregaga leta ya Kongo ko ikirimo kubarasa. Yego. Kuba rero mu masaha atarenze 48 drone ihanurwa ya M23 ya M23 iri in action, ntabwo yari drone irimo gufata topography cyangwa igendera biriya bisiza imisozi n'ibisiza n'imisozi bya Buvira, ahubwo yari drone iri mu kazi ko kurasa. Sibyo ni indwanya. Bivuze rero ko barimo kurwana. Kuba rero barimo kurwana bwana Karinijabo, turimo twiteze ko byibuze bakabaye bavanayo imishyikira imyanzuro yemera guhagarika intambara no kurekura imfungwa. Biraza kutwereka ko n'ubundi bari buze ku iriya ntambara nta mahirwe yo guhagarara. None ahangaho turimo kubivugira. Ikindi kuba ikiganiro cyejo aba bagabo ba M23 baravuze ko nta kintu na kimwe kizabahagarika. Twajyaga tuvuga kenshi za pressure imiryango mpuzamahanga cyangwa Amerika, tubivuze mu mazina n'ibihugu by'akarere ko babashyira. M23 nabonye ejo mu biganiro n'abanyamakuru itandukanye n'andi twajyaga dutekereza, barimo baravuga ko icyatumye bahaguruka biteguye no kurwana niyo byaba n'umuryango mpuzamahanga. Babwiye Ububirigi ko ibyo bwakoreye abakongomani bakibyibuka, ko babakolonije, babiciye abaturage, ko byo bakoze mu Rwanda babizi n'amateka ya kano karere, bababwira ko babazi kandi babiteguye. Ndetse bavuga ko bazi ko bari ku ruhande rwa Tshisekedi. Impamvu tubivuga rero ni iyi, so ko tushyigikiye mbere turacya tuvuga dusangiye ibyo bavuga, ahubwo no kwereka abantu situation hari uko imeze. Ntabwo mbere turiri hari yari igisirikare uri bubwira aka kanya ngo bava hari ugiye muri Sabyinyo ngo bagende. So intambara iracyariho Karinijabo. Iyo drone iraraswa, izindi ziraza kurasana,
leta y'u Burundi nigumayo nayo iraza kugira ibibazo cyangwa nayo iteza ibibazo ariko kari agace karacyarimo intambara nicyo ngicyo nakubwiraga. Pasi nawe uremeza ko intambara igihari cyangwa bino biganiro bya Qatar biratanga nibura umurongo w'uburyo bino bintu bikoye gucogora cyane ko intambara twabonye idasa niyo tukiri kubona ubu ngubu? Urakoze ndabigemera ariko ndabiha amahirwe makeya ibiganiro ndavuga intambara warumbaje ikibazo cy'intambara niba numvishe neza warumbaje gasi intambara ryakomeza intambara ndabiha amahirwe makeya gushobora gukomeza ariko indi percentage runaka nkayihakoresha no guhagarara shingiye ku bintu bibiri buriya mu by'ukuri intambara urayitangira ariko ntabwo ndi umurwanyi cyangwa se ariko kamwe shingiye muri experience nkeya abantu batangira intambara ariko uko iminsi igenda ari naho hagaragara ubuhanga zuri itangiye cyangwa zuri kwirwana no kugenda yiadapta muri current situation igezweho. Unona intambara yatangiye itandukanye na version tugezemo. Urero nkurikije uko intambara imeze nko kwa ruza amadrone ari kugenda kamwe mu kurwana byo bigomba kuba uko n'abantu babiri bahanganye umwe ari ku muryango wundi. Bigomba kubaho gushutana donc mu Rwanda babyita udushumi ariko ngo udushumi bakunda kubyita ngo udutero shumi. Udutero shuma. Udutero shuma tugomba kubaho kuko nk'abantu babiri bahanganye kandi ikindi mu guhangana haza amarangamutima no ushobora kubyuka mu gitondo ukarasa mugenzi wawe kubera ko ukarasa hirya kubera ko umujinya impamvu z'ibibazo cyangwa se impamvu zitumvikana ushobora no kugira ikibazo moralite ya ariko ngiye kuri face defense y'abantu barwana kabisa ukurikije uruhare rw'abanyamahanga uburyo bari kuza bashaka kwinjira muri iki kibazo kandi bagashaka no kugira umurongo byahinduye vision and expectation abantu 90% batabona ariko bifite igisubizo kiri nabo nabyita kiza ariko kizagerwaho by force cyangwa by nabi. Kongo none ni igihugu kiri pointed mu buryo kuri high level n'ibihugu bikomeye byo kwisi. Hariho Amerika, hariho Ubushinwa, hariho Urusiya, hari kandi intervention y'abantu bose ntabwo ari kuza ku rugamba ngo bohereza abasirikare barwane, ahubwo ni gukoresha imbaraga zabo mu buryo butandukanye noneho bakagera ku cyo bifuza. Kintu nakwibutsa mugenzi wanjye Ayubu nuko igihugu kamwe mu Kongo nubwo turi kwivuga Kongo ni igihugu cy'amateka birebire by'uko amateka y'ubuzima bwabo n'abantu bibera muri Rwaziri niyo mpamvu umuntu ashaka kujya akayobora imyaka 18 buriya ntabwo kuyobora imyaka 18 ariko aba efficace cyane nkuko reka dufate nk'ibindi bihugu bitandukanye abayobozi bagenda bakamaraho imyaka 20 kubera ko bari strong bubafite ibyo bubatse umuntu wese atapfa kumenya. Kongo biratandukanye ntabwo Kabila yagumye ku myaka 18 ariko kubera ko yari strong ahubwo no kubera culture y'igihugu cya Kongo umukongomani ntabwo bitaye ku buyobozi yari akarya karyama akagenda ndombora yiwe numvise kanije bivuga ibyo biba bihagiye ku buzima niyo honestly currently culture yabo ari uko bahoze ari no kubameze none byo niyuse rero kuby'intambara aho bigeze. Kongo ni igihugu gifite amateka atandukanye ariko ndashe ku ngingo igihugu cya Kongo navuga ko none ariho kiri kuvukira mu isi nshya no kurikiza ubuyobozi bwabayeho za Kongo kiri kuvukira mu isi nshya kubera buriya nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni umuntu wese ubuyobozi bwe n'amahindura matwara niko navuga mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe gitoya kandi bitewe n'amateka y'igihugu yinspirinze cyane ibihugu byinshi ku buryo yinspirinze na Kongo. Noneho ni igihugu cya Kongo kiri exactement kiralani kirigira ku Rwanda. Urebye uyu mugabo Kisekedi binakora yigira kuri Kagame kabisa. President Kagame is very strong guy uri ufite ibitekerezo bitandukanye ubushobozi uri umuntu uzi gutagetinga time ugendana n'isi ya 25 2025. So rero ukurikije Kongo none urebye ni iri guhindura version y'amateka yayo cyangwa y'umuco wayo kuko tubizi ama debate muri Kongo akagena bagatonda bagashwana ariko na mu buturiya kubaho kwiwe yabaga afite team y'umuyoboye ariko Kabila mu myaka 18 ntabwo yigeze aba efficace ntabwo yigeze nta n'ikintu ni niyo mpamvu kwiba kwiwe cyangwa kuyobora kwiwe cyangwa kugira international relationship yiwe itigeze inagira influence. Kongo none abanyamerika no Uganda nabo nabo urugero they don't know Congo
ariko nyamara Kongo ni piyo ikomeye mu rwego rw'isi, ariko none aho Trump yatangiye kwiyoga bahise bayimenya. Kimwe n'u Rwanda nta muntu wari uruzi muri mbere mu Rwanda mbere ya 1993 na kane, ariko none u Rwanda ni igihugu gihagaze gifite ukundi kivuga kandi mu buryo positive kubera influence gifite mu rwego international cyangwa hanze. Yenda ndatambikiriye ngarutse kuri icyo kintu twavugaga, mbona ko igihugu cya Kongo none aha kisa nk'ikiri kuvuga, ari naho hantu Kabila nibaza ko ashobora kuba atabasha kubona cyangwa se yenda abona, ariko akaba ari bitamuha open door kuba yakomezamo. Abakongomani ba kera bagenda bahinduka, bagenda bumva isi turimo, noneho bahinduye n'imyumvire ku buryo none kugera kuri isaha uko bayobowe na Kabila bitandukanye nuko bari kuyoborwa na Tshisekedi. Amategeko yarari aho ngaho, ariko aba applied ku bantu bamwe na bamwe kubera igihugu cyari corrupted, ariko iyo corruption yari umuco, ntabwo cyari ikibazo kuri bo, kuri bo n'umuco, mu gihe ahandi ho corruption ari ikintu kibuza iterambere ry'igihugu. Nihuse rero nsubije kuri mugenzi wanjye ku bintu yavuze, intambara ndabona ko ishobora kurangira hagiye muri uburyo bwa gukurikizwa bw'amasezerano, noneho ahubwo abaturage ya point bari bazanye kuri table bakavuga twabaye uburenganzira bwabo bakaserwa muri leta. Buriya bananga muri bariya bake bananga, mbona ko ari abantu bamwe na bamwe ubuyobozi buzakurikiza bugakomeza cyangwa bugafata initiative yo guhunga igihugu mu gihe yenda abayeho naze kuri bo, ariko mbona ko intambara ishobora kuragera mu buryo bwa diplomasi cyangwa mu buryo bw'amasezerano bitewe n'ibihugu biri gushaka kwintervenamo, ikarangira M23 igumanye Kivu zombi nkuko Ayuba akunze kuvuga ngo is there to stay, cyangwa ikarangira M23 yirukanwe ubutegetsi bugasubira mu maboko ya Kinshasa kwa Tshisekedi, cyangwa se bagahabwa akazi nkuko bivuga. Ntabwo ndi bukoresha ijambo kwirukanwa, ahubwo kubera ko n'abakongomani kandi babanje kuba identite nk'abakongomani bari gushaka uburenganzira bwabo, ahubwo uko mbibona bizarangira bahawe ubuyobozi baba inserted mu gihugu, ahubwo uburyo bizaba inserted bitandukanye n'amavagine yagiye abaho mu gihe cyashize. Ndabona kuvuga ngo ni urugero bagafata nka Makenga bakamugira umugaba wungirije w'igisirikare cya Kongo, Corneille Nangaa bakamugira wenda uhagarariye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, bagafata Wiringoma bakamugira wenda umuyobozi wa diviziyo ya 5 w'ingabo za Sokorade cyane rwose. Iyo ahubwo niyo version ifite amahirwe menshi kubera ko nta n'umwazi politiko horaho barabivuga. Ayuba arimo arabihakana. Urakoze, ari icyo ni na byiza, iyo nta n'uwahakana ko ari imwe muri verisiyo zishoboka, ni probability. Ariko ejo M23 yaravuze, wari urimo kuvugira uwo mutwe ngo ntabwo twaje gusaba imyanya ya politike leta ya Kinshasa. Icya kabiri uvuga ngo ntabwo icyo barimo kurwanira none habo nkabo kugabana ubutegetsi, barabihakana kategori ko mabo ku giti cyabo, bavuga ko icyo baharanira nkabo ni icyo bita ngo ni impamvu muzi. Uri kubyumva mu Kinyarwanda? Ni ijambo ndetse rishyashya, root causes. Impamvu muzi z'intambara iri hariya, ihohoterwa ry'abaturage babo, imiyoborere myiza bibonamo kandi bafiteho ubushake, bafiteho ubushobozi no mu gusaranganya ibigendanye n'ubukungu. Barimo kuvuga ndetse ko aho guta umwanya bavuga ngo bahawe ya bipapuro, twabyita ibipapuro kuko sinzi niba ayo mateka y'ibipapuro uvuga ngo niba ni ibipapuro gusa. Baravuze ngo yambanziriza mushinga bahawe basanze ari ya Kinshasa, ngo niyo yari yabyohereje kandi byitwa ko bivuye mu bahuza. Ariko Kinshasa nayo yarabyanze. Kinshasa nayo iri na Maxime Prévost yarabyanze. Niba nashaka kugufasha nkwereka ko nta bimenyetso byerekana ko amahoro cyangwa guceceka kw'imbunda bya nonaha ari ibya nonaha, ari nacyo kiza kutujyana ku bigendanye n'umuriro, fire power. Uwo muriro kurasana n'intambara biramutse bibayeho, M23 ikaba yabona impamvu yerekeza Kinshasa ifite Kabila, cyaba ari ikibazo kuri Tshisekedi kurusha uko wenda yari kuzatwara Kabila akaregera ikibazo cye kugira ngo yambure adversaire iturufu ikomeye, kuko nightmare ya urayizi, urayumva ikintu umuntu arareba ninjoro adasinzira. Yes, icyo kintu rero Kabila buriya ni nightmare kuri Tshisekedi. No kuvuga ngo niyo mpamvu rero barimo kumucira urubanza, akavuga ko itariki ya mbere z'ukwa 9 mu minsi 5 ruzaba runakaswa. Abyihutira. Uri yaba yaranahari no guhita namubamba ko kanya bitarenze iminsi 7 yindi. Nicyo ngicyo navuga bwanare. Yego. Sinziriba nahita
gusubiza ndaje ku ngingo y'ibyo yavugaga. ndumva rero wenda wagira icyo uvugaho mu kanya tukajyana no ku musozo kuko iminota bari baduhaye. Yego icyo nahita mvugaho impamvu hari akantu waruvuze mu kanya uvuga ati yo numvise ikiganiro cy'abariya bantu muri Ventura ngo ntabwo bashaka ubutegetsi. Ibyo ni propaganda iri morale. ntabwo bavuze ko badashaka utuntu tw'imyanya, tuvuga imyanya ya politiki, imyanya post amapost nk'uko wari ubivuze muri iyo rangaje. Mu by'ukuri nk'uko nari bivuze ni propaganda iri morale ugenda ukoresha mu gihe uri in process kugira ngo urisorting cyangwa no kugira ngo ugire image runaka. C'est normal ko umuntu wese urwana n'iyo n'umugore n'umugabo iyo barwanye mu rugo umwavuga ko badashaka gusenya ariko end up basenya. Icyo bishaka kuvuga ntabwo nuvuga ko ushaka ubutegetsi urayigira indi identité mu rwego mpuzamahanga kandi aribo bari kontervera mu kibazo cyawe. Ariko nta n'umuntu utari hari aho gushaka umwanya. Ibyo ni 100%. Konje wemera ko ari ikintu kigeze samahani ihangane gato kuvuga ko babakoreye brassage na mixage kuvanga ingabo bakaba promotinga mu maranka, umwe bakamugira premier ministre wungirije wa gatanu kuko kira gihugu nikigira isone cyagira n'aba ministre b'intebe bungirije batatu cyangwa bane n'aba vice president nka batandatu bakabamo imyanya itatu. Wemera ko ikibazo cyabo cyita kirangira? Urebye nicyo bashaka mu by'ukuri ntabwo babivuga nkuko nabivuze. Nango urugero rw'umugore n'umugabo iyo barashwana ariko behind the scene end up ari divorce. Ariko ntabwo bisimwe yagenda hari avuga ngo ndashaka kuba ministre kuko icyo gihe arahita hindura identité mu rwego mpuzamahanga ndetse n'abantu bamuri inyuma n'abakongomani. Ariko umwanya arawushaka behind the scene kuko arashaka kuparticipa cyangwa no gufata intwaro no kujya mu kurwanya igihugu nuko ashaka uruhare rwe kugira ngo iterambere ry'igihugu cyiwe. Icyo ni cyambere. Ntabwo ushobora kujya kurwanya abantu ni question yo kugira ngo tureke kuba manipulated honestly turebe nk'abari bakure. Ntabwo ushobora gufata intwaro ugiye kurwanya umuntu udafite impamvu. Iyo mpamvu iba address yumaze ku addressinga then ufite na solution. Ntabwo uratanga solution utari mu buyobozi ukurikije organigramme yo kundi bihugu biyoborwa. So rero icyo ni kimwe cyo kiri 100% wrong. Donc barashaka imyanya cyangwa se bashaka kujya mu ruhare kuko igihugu cyayoborwa bitewe n'umurongo bashaka kugira. Iyo ya kabiri ako gacece ka kabiri niko ntekereza umurongo bashaka guha igihugu. Yego bagira uruhare mu murongo w'igihugu, umurongo w'imiyoborere bafitemo uruhare bitewe n'umurongo nabo bashaka kubika. Yego ntabwo aho umurongo w'igihugu utajya mu buyobozi. Icyo cyo kiri wrong. Ntabwo bavuze ko badashaka kujya mu buyobozi, bavuze ko icyo barwanira atari imyanya ya politiki. Ni debate twajya mu makampaka nk'icyumweru kigashira. Ariko nkurikije uko uyu muvandimwe ari kubivuga y'ubu nta mutwe witwaje intwaro ushobora guterura imbunda udashaka kujya ku butegetsi. Ubutegetsi fine ariko ntabwo bashaka imyanya ya politiki. Abo ari ubupfobeje. Imyanya ya politiki ni agasegment gato. Aba bagabo bari hano muri Kivu zombi gutya yatumye bahagurutsa imbunda. Bari hano muri iyo koze inarenze izo bavuga babwira abaturage. Inarenze izo babwira abantu. Ariko ntabwo bashaka kubyaddressa ngo publicly kubera ko icyo gihe uraburi deje umuturage yatangira kukumenesa gukora abona ko wikunze kumurusha. Voilà. Ni ikintu kabisa kiri behind the scene. Nibaza ko n'abantu bagomba kuba clear muri icyo kintu. Donc ntabwo ushaka kubirwanya ikintu ushaka gukemura kandi gukemura hari process bicamo no gufata ubuyobozi ukagira icyo uha abaturage n'imbaraga zabo. So icyo ni kimwe. Icya kabiri rero nkurikije ibyo bavuga kuri debate n'ibinyamakuru bakunda gukora ndabikurikirana nkareba whatever they do ni propaganda birumvikana nk'abantu bari mu ntambara kandi kuko igomba no gukoresha kandi ndabyemera ko bafite ubwo buhanga vraiment they do better kugira ngo babashe kugumana iyo public kugira ngo babashe kugendana nayo kuko public batayifite nayo cyaba ari ikibazo. So ku kibazo cyo gufata impamvu navuze kiriya kintu cyuko kuvangwa nk'uko kabiri yabivuze mu buryo butandukanye bahabwa amapeta y'imyanya. Impamvu ubona like ni iki nuko deje bari mu biganiro iyo baganiriye n'umuntu nuko ari nyuma mwumvikanaho nuko hari ibyo mwumvikana. Donc iyo mwe kuganira n'umuntu ni step ya kabiri mukagira point on table muganira izo point muzumvikanaho ariko izo point ziraziba favoriza mwembi kuri both side. Buri wese ari byo yanga buri wese ari byo yemera. Icyo cyane cyane iyo ari intambara cyangwa ari conflict ziri intano ntago ari kubiri biri kurwana n'abantu bari n'abanyagihugu bamwe bari kurwana cyangwa bari guhangana mu gihugu kimwe bitandukanye n'intambara ya Ukraine na Ukraine na urugero n'Uburusiya ku bihugu bibiri bo
buri wese afite limite y'ibyo ashaka kandi akabigumana ku ruhare ariko aba ngaba bo ni abantu bari guhangana mu gihugu cyabo ni ukuvuga ko mu masezerano bagomba kugirana hari ibyo umwe yemera undi yemera kandi bitewe n'ahandi igihugu kigomba gukana icyo ni ikintu ni ukuvuga ko mu kwemera kumwe kugira ngo umwe ibyo wemereye M23 bibe implemented ni uko bagomba kubigiramo uruhare ntabwo babigiramo uruhare atari mu buyobozi icyo ni kimwe ntabwo bashobora kugera hariya ngo babibwire abaturage ariko that will be end niyo mu by'ukuri niho biganisha icyo ni kuko nabaha urugero tudatinze umuntu bita Bemba ngira ngo muramuzi ubona ashinzwe ngira ngo umutekano Yohani Petero Bemba none hari kumwe na Kisekedi ibintu babitindaho icyo rero ni kimwe ushobora kujya mu butegetsi ubuvanyeho cyangwa kujya mu butegetsi habaye amasezerano ayo masezerano ashobora kubaho gusa aho noneho mu kibazo cya Kongo biri complex cyangwa ari nacyo kintu kigaruka ku bintu bya mbere navuze bya Kabila ko Kabila agomba kuba M23 igomba izagera ikamivanaho no kugira ngo baganye iyo myanya mu byo bazayiganya bazagumana identité yabo nkuko kandi babikora bagumana identité yabo kandi mu kiganiro kiri mu bwenge sinibuka niba ari bikimu bakivuze yaravuze ngo uyu muntu yaje nk'umuturage nuvuga ko yateganyaga ko yarazi neza ko nk'umuntu kurikira kuri politiki cyangwa uri ufite activity mu bintu bya conflict yarazi neza ko the next step y'igihugu cya Kongo ari urubanza ari guhita bashyiraho ibihano ibyo bintu yarabipredictinga kandi koko byarabaye none aravuga ati reka turinde kuzambara umwambaro w'uyu muntu kubera ko ashobora kuzatuma inyungu zacu zitegeko ni nayo mpamvu bamwise umuturage usanzwe ikindi n'uburyo yaje nawe bamuha identité bamushyira mu murongo wo kunakora ibintu bye ariko birinda ko publicly banosinga ko uyu muntu bari kumwe nawe bavuga ko ari umuturage waje kwemera kugera muri Kongo ufite passport birarangira reka rero nihute ngeze kuri ku kintu cy'ukuntu intambara mbona igomba kurangira cyangwa nteganya gushaka kurangira ari nacyo nasorezaho niba intambara amahoro akomeje ari nabyo biri likely kuba kubera ko ibihugu bibiri byo hanze they need Congo kuneza kunabi kandi they need Congo collaborate with president not inyeshyamba arakantu Ayubu yavuze ndumva ejo cyangwa ejo mu kiganiro yakoze mu minsi ishize ari kuvuga ni Ayubu yandumva ari mwe mwakivuze hano muri kuvuga ati rega bishobora kubaho ko bashobora gusapotinga M23 noneho bakabagahindura version bakavana ubutegetsi akaba ariyo badiringa kubera kureba inyungu muri rusange sinibaza niba gukana ari mwe mwakavuze ariko ngiba ntabibona none parti M23 ifite ingana niba ntibeshye mwamfasha ingana nka 20% yenda cyangwa 10% y'igihugu cyose oya ntabwo yagera ngo bibaze ntabwo igera rwose Kongo ni nini cyane ku buryo Kivu zombi ntabwo ari 20% y'igihugu biriya ni ibintu ibyo byonyine ni ibintu bifite wajya gusapotinga yahena kuki Kongo hari urebye ahantu bafite niho hari ubukungu ariko uburyo abazungu bashaka Kongo ntabwo bashaka Kongo nk'ubutaka ahantu hari press bashaka Kongo nk'igihugu kubera ko mushobora kugenda kuvoma ahantu dushobora kujya mu Rwanda ngo ukorere igikorwa project y'icyagugu cyangwa mu Mutara kandi ubuyobozi buri Kigali ngo utumvikana byo ntabwo bishoboka impamvu ni iyi icyambere ibikorwa bijya mu abaturage nibo exploiter nibo bantu babakozi bo muri kandi ba mobilized n'ubuyobozi bw'igihugu ni ibintu bigomba kugira na impact iri positive ku gihugu uko bemba abaturage imisoro kugira ngo badiringa nayo biragenda gute kuri M23 visa M23 status yayo irabiye yego arekuvaze M23 status yayo iraza kubiyihe yego twemeranye ko amahanga azadiringa na leta status yayo M23 ane nyine ntandaro cyangwa aho intambara izarangira mbona ko izarangira ibaye seri muri guverinoma noneho ikaba ishyaka ndiko mbiteganya ikaba ishyaka noneho yabishyaka ariko abasirikare ko ndavuga parti ya gisirikare yayo bakaba seri mu buyobozi noneho bari abantu bandi ba AFC bagahaga imyanya mu buryo butandukanye bashobora no kuba mu zindi profesi zitandukanye noneho ko amateka ya M23 akaragira mu bwo buryo ahubwo noneho aho ikibazo kiri complex na mutanambarije mwari kumbaza mbese Kongo umuntu izagira amahoro ahubwo yenda nicyo kimuntu yakwibaza nyuma y'amasezerano bizatanga amahoro ibyo M23 izabitegekwa ihangane gato ale nuko ni byiza cyane ko tufasha ibyo ubona M23 izagezwa kuri iyo status uvuze
n'amasezerano bazabisaba ubwayo ikibwiriza izaba force militairement bizagenda gute? izaba force kuko izaba stack. Impamvu izaba stack ni ibintu bibiri. Kugera kuri isaha tureke kugenda guca ku ruhande cyangwa tureke kwirengagiza realite y'intambara. Intambara n'amafaranga, intambara ntabwo ari isasu gusa. Intambara n'amafaranga, intambara ni mobilisation, intambara n'abaturage, intambara ni n'umutwe bese muri make. Uko kugera kuri isa M23 imbaraga ubwenge agaciro igihabwa nuko iri address ikibazo cyabo nk'abantu barenganye bakoze mistake bagahindura version y'icyo kintu bakitwa revolutionnaire. Next day bahita bashyira ikindi cyashaka ariko bitwa Armée Révolutionnaire Congolaise ARC. Igisirikare cyabo niko cyitwa igisirikare cya M23 cyitwa Armée Révolutionnaire Congolaise. N'amarevendication bafite uyu munsi y'aba revolutionnaire nayo guhindura revolution uguhindura ibintu. Hari akantu kamwe mwirengagiza buriya kaje kabayeho nemereye cyangwa ndashimiye cyangwa ndashimiye cyangwa nemereye na appreciate abayobozi ba M23 serma ukurikije ukuntu M23 babayeho ariko hakaza kwiyungana hakazaho AFC ariyo navuga ko combininga byose. M23 yagumanye identité yayo baraza baravuga ati haje ikindi kintu kimeze nk'umutwe wa politike ariko nabyita AFC ariko twibumbiyemo ariko M23 igumana identité. Nimwe mu biganiro biri kuba warumbashije yego komeza nimwe mu biganiro biri kuba nure ibiganiro biri kuba ahantu hose bavuga M23 iri addressed more than AFC. Nukuvuga ko amahanga avuga M23 biratse kuvuga ngavuga party ya gisirikare cyangwa party y'abantu babujwe uburenganzira bwabo. Ntabwo ivuga ibafata nk'abantu ba revolutionnaire ahubwo ivuga ko ari abantu bari kuganira uburenganzira bwabo. No mu masezerano yasinywe ni uburenganzira bazakirwa. Noneho iki kintu cya AFC kindi navuga ko cyaje umutwe wa politiki ushaka guhuza abantu bose. Navuga ko ari business amfari koresha ya magambo ni business ya bananga bashatse guprofita niko navuga ariko y'ubwenge kabisa y'abantu b'abanyabwenge bareba ahantu ibintu biri gucika bakavuga ati ariko dushobora gukora ikintu gishobora gutuma tugira kuri level ya power. Nibaza ko ni target y'abananga batangira kiriya kintu ariko uko dushobora kuvana ubutegetsi through this ariko twitwe M23 cyane ko na M23 itari kubemerera. Ni naho ubuhanga cyangwa ubwenge cyangwa ubushobozi bwa M23 bushingiye. Turavuga no nituramuka duhinduye identity yacu ibintu bizaba ikibazo. Niyo mpamvu identity yacu tuyigumana hakaza AFC twebwe tukaba turi akabaramburera nini tukaba turimo turi munsi nk'abantu bashingiye cyangwa bumva ikibazo kimwe ahantu kumvikana cyangwa ahantu twifuza ariko tukagumana umwambaro wacu. Mu masezerano none akarinija niba nibeshye yasinye bavuga mu nyibutse neza mufashe bavuga AFC M23 cyangwa bavuga M23 byombi bavuga AFC M23 mu masezerano y'Idoha mu mbanziriza mushinga naho amasezerano naho amasezerano y'u Rwanda rwasinye ahantu muri uriya mwanzuro wa UN uriya 2772 bavuga M23 bavuga AFC 2773 bavuga gukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo ntabwo bavuga AFC M23. Okay noneho muri make reka jumping gato turimo turasoza Kivu zombi zifite 5.3% by'igice cyose cya Kongo kandi Kivu zombi ntabwo M23 zigenzura zose igenzura ibice bimwe bya Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo kuko hari ibice utagenzura yego. Rero reka mbite ngusubiza kumvuga kuri ako kantu. Iki gihugu cya Amerika ukunda abanyamerika n'abazungu bateye muri rusange abandavuga abanyaburaya muri rusange n'abantu n'abakatalizeri donc n'abantu benterivena mu kibazo ariko bahisha image yabo kuko bakunda kwambara icyasha. Niyo mpamvu bakoresha abanyafurika tukicana tukajya inyuma tukagenda tuvuga ko aribo batwicishije cyangwa badutera intambara ariko they don't like to show them kuba bagaragara cyane kuri iki kintu. Ni ukuvuga ko mu nyungu bashaka bagomba kugira positive image uko byagenda kose. Iyo positive image ni uburyo bari kuza guhuza cyo ni kimwe no na intervention bashobora kugira be like ibihugu ko ba supporting Tshisekedi akagwarana agatsinda M23 which is bigoye kubera Kongo
ukuntu imeze n'igisirikare kandi it's a long term project nagari byahita barona. So niyo mpamvu banadressinga cyane bamaze kubona weakness ya hari umuyobozi wa Amerika wagiye hariya araza avuga hano mu nteko avuga ko igisirikare cya Congo kiri weak bigoye. Ndamwibuka umuyobozi amaze kubona ko wiki Amerika yahinduye version y'ukuntu ishaka kwinjira mu kibazo cya Congo. Baramwigaramye nyuma baramwigarama ngo ntabwo yari yagiye ku butumwa bw'igihugu. I remember. Ariko we nk'umuntu waje hano ubundi yagiye muri enquête aragaruka. Ariko tumwaha igihugu bwahaye perspective understanding n'umurongo w'igihugu cyakwinjiramo kigiye muri Congo. Muri imbere nibaza ko Amerika ni igihugu kiraharanira inyungu gifite ubushobozi cyashobora kugenda kigashyiraho imbaraga ari igisirikare gikomeye kirorganize cya Congo kikabaha imbunda hariya bakarwana bakurikije superficie bakurikije umubare w'ingabo. Congo iri mu bihugu bifite ingabo nyinshi ziri mu mubiri ingabo nyinshi ubwo ndavuga numbers ariko nyine yerekana ku gisirikare kidakomeye. Okay, Amerika ivuga ati rero abo bantu kubakomeza it may take 5-10 years. Kugira ikibazo reka tukinjiremo tugenda noneho mu buryo bwa peacemaker tugenda tuzana amahoro kugira ngo bumvikane ari babiri. Donc version yarahindutse maze hinduka bigera kuri level yuko donc amasezerano ari kugenda za nk'ibyo. Muri make rero kuri identité ya M23 nkuko warakimbajije nandashe ku ngingo mbona M23 izaba party izajya mu gihugu ikaba selected ahubwo nkuko nabibajije nkuko nabivuze mu akabazo gutambaje cyangwa twakwibaza isi ntambara izahagarara donc amahoro azaboneka biriya bibazo biri muri Congo batresa bizaboneka. Igisubizo kuri ngewe ni no. Gute kubera ko nayo M23 kugira ngo isaha ntabwo honestly capacity yayo ntabwo nayo stabilize haniri ntabwo irastabilize ku buryo uvuga ati kamembe ifite. Ariko arane ugereranyije nuko FRDC yari hari n'ubutegetsi bwa Kinshasa buhari ubu wavuga ko bisa nako M23 aho iri bimeze. Niba nta mihanda twari tuzi yara niba nta mazi meza niba nta ubu aho yafashe hakaba hari urugero rw'uko mu gahe gati hamaze mu kwezi kwa mbere yafashe hari imihanda iri gukora hari amashuri iri kubaka hari iki like wavuga ko iramutse hamaze 5-10 years byaba bimeze nk'uko guverinoma yahamaze imyaka tuzi. Ariko urumva akanisha ntabwo tugomba kwirengagiza yenda umugenzi wanjye aho ngaho tugomba kwirengagiza ko Congo ari igihugu kabemo ntabwo ari igihuru kiraho ngaho igihuru abantu bagiye barifatira ni igihugu gifite sovereignty ari nacyo gituma kiba n'abahanga cyangwa amahanga ibihugu biza bijya kwa Kisekedi bitajya kwa M23 icyo ni kimwe ni igihugu gifite sovereignty. Kuba rero gifite sovereignty nuvuga ko ibyo bintu byose tujya kubireba urabura kubireba muri version nkuko warubivuze uramukura muri version yuko ari ikintu kidafite kiraho ngaho abantu bitorera buri wese azagafata uko abyumva. Ni igihugu mu by'ukuri gifite ubuyobozi gifite organigram gifite ukuntu ugomba guteza imbere gifite n'umuco wacyo wihariye. Iterambere ry'igihugu ryacyo rishobora kugenda weak rishobora kugenda gake cyangwa kihuta bitewe n'imico y'abanyagihugu bitandukanye n'ahandi nkuko iterambere ryo. None se niba wemera ko M23 ari abanyagihugu n'abahayoboraga itaraza bakaba ari abanyagihugu tukaba tubona itandukaniro ry'amezi angahe bahamaze kandi ari abanyagihugu b'igihugu kimwe. Yo ntangiye kuvuga kuri ibyo yo yenda nivuga ku bintu bya ahantu M23 yafashe ngewe mbyumva uburyo butandukanye nkurikije ibinyamakuru nsoma hano. Iyo ndi kureba nabo ndi kureba machine iyo ndi kureba amakuru yo muri Congo muri rusange ntabwo ndeba ibiwacu ko bivuga nkareba ibinyamakuru biri lisansi byo muri Congo personally nkareba n'ibindi byo international. Honestly tubwizanye ukuri niba M23 bafite uburenganzira baraguharanira kandi impamvu yumvikana ariko se yivuze ngo bubatse amashuri n'amafaranga banki zirafunze zahariye sibyo amafaranga bafite ari kuri black market n'amafaranga bavana kuri black market sibyo amafaranga black market ntabwo ari amafaranga bagenda mu murima ngo basarura n'amafaranga go ko transfer mu bihugu kuba transfer ku mabanki atandukanye yenda gafite ukuntu bakorana n'ibihugu bindi bashyigikiye ariko navuga cyangwa se mu buryo butandukanye byose ndabigiramo. Ariko simbona igihugu kindi kiko investisa muri Congo mu nyungu z'icyayo mu nyungu zitari icyacyo ntabwo mbona. Reka dufata urugero simbona Uganda simbona reka ntangiye organigram
urugero M23 yakoze deal y'amabuye kubera ko yafite ikagenda ikagurisha kuri black market reka tuvugiye ikagurisha Dubai vayo miliyari 5 miliyari 5 ikaza akajya mu urugero mu Bugande kwa Museveni yenda cyangwa se muri Kenya n'urugero cyangwa handi none Museveni yenze kavuga ati reka tuba amafaranga mujye kubaka amashuri ntabwo mbibona it's I'm sorry to say this ni propaganda iri gukoreshwa kugira ngo berekane weekend ariko honestly ukurikiza isi kwimeze nurahera mu bwiwa bakarije umukozi wawe ntabwo uzataha ngo usangiye yaguze inkoko utamuhaye amafaranga kandi amafaranga haraho yavuye hari uburyo yamwohereje donc ntabwo kumera nkaho turi gufata nkaho bafite ahantu basoroma twumve ko ibikorwa biri kuba ari ibintu bagenda bafite nacyo kintu cyantangaje ku buryo abantu bavuga benshi mu binyamakuru ngeze kumva ikiganiro cy'umunyamakuru ngo wenda ari buvuge aho ngaho avuga ati yerekana bakoze amashuri bari kubaka imihanda reka twumvikane tureke gutaka membo tureke kuba abantu bari radical cyane ntabwo kubaka umuhanda ari projet yo kubyuka mu gitondo yo muri gukora ku process kamera ibyo bisaba inyigo n'ibintu bisaba finance kuri high level kandi ayo mafaranga akoreshwa muri Kongo tutakwirengagiza it's dollars sibyo na amafaranga y'amadolari kuko amakongomani yo ari located donc yarafunzwe sibyo amafaranga y'amadolari turi kuvuga ava mu bihugu byo hanze na transaction international agomba kubaho ayo transaction international abagomba kuko ahantu bari ntago bafite accessibility kuri iyo transaction sibyo ibindi bintu kamwe tugomba kureba nibaza ko muvuga igihugu cya Kongo tukavuga niyo terambere riko mu mwanya wa veto tugomba kubera muri iyo sasi ntabwo honestly ibiri kuri tere bitandukanye na reality ushingiye kuri logique ntabwo ushobora kumbwira ngo kubaka amashuri udafite amafaranga niba bafite amafaranga n'amafaranga yo guhemba niba M23 ifite abasikari 10,000 do you think they don't feed them barafidinga bararya bagura nizo ntwaro yenda intwaro zo biroroshye kubera ko intwaro aya mafaranga bashaka kugurisha gutanga material bakabura intwaro yego arani turacyagufite igihe kirekire ariko ikiganiro cyabaye kinini cyane turacyagufite igihe kirekire ihangane dusoreza hape oya nta kibazo kandi ndabashimiye turacyagufite tuzakujya tukuvugisha yuba arahari muvandimwe tuzadugenda tugirana ibiganiro bitewe na topic runaka zajye ziba zigezweho tunarebe tunasubira inyuma wa mugani dushobora no kuzategura ikiganiro kivuga ngo propaganda iri mu ntambara y'M23 na FARDC tukareba kuri buri ruhande propaganda rukoresha kukuzanyemo iyo version numva ni version nshyashya ibishoboka n'ibidashoboka byose tuzagenda tubireba bishobora tubwirwa ntajye muri detail kamera n'abantu bari yego wijya muri detail reka tuzabigarukeho wakoze cyane reka ngushimire Alan Pacifique ari muri California urakoze cyane ndabashimiye namwe kandi nishimiye gukurikirana ibiganiro byanyu vraiment mungura channel yawe kandi njya mu buryo personally utanga umurongo mwiza w'imyumvire y'abantu bakurikira ibiganiro byawe honestly ukugaruka muri cya kintu uvuze kare cyuko ahantu uri igihugu cy'u Rwanda gitanga igihugu gikamemo gitanga gituma abantu bagura imyumvire ndagushimiye cyane rero mu mwiterambere ryawe kabisa cyane yo turekunda cyane niyoza ko nabo ikiganiro bashyashya subscribe kuko akaza ko kari imbere ayu nawe kandi nawe ndagushimira uruhare rwawe yego mu ruhare rwawe ari uruhare ruri general muri dusange gufasha abantu uri utanze igitekerezo uri umuntu urefikaze donc ufungutse umutwe uha abandi bantu gutekereza kuko nanjye naje yego urakoze cyane Alan mu gihe mwabonetse mufite temba mushaka kumenyesha tukabikoraho senguzi gusanzwe dufite limite yakabisa nishimiye cyane murakoze cyane niba nta kintu numva ararangiza kugira ngo iki kiganiro cya political propaganda ni ikiganiro gikenewe cyane kuko abanyapolitike n'abari mu bibuga bya politike bamanipira abaturage cyane ukaba wakumva ko kubera ko M23 yafashe hariya aribwo haje umutekano n'amahoro mu gitondo ukabyuka uhura na raporo ya Amnesty ya Human Rights Watch ugahura na raporo ya UN ugahura na raporo bavuga M23 mu gitondo ikayamagana kimanipire ki wende propaganda basobanura ko ari ibinyoma bisubiwemo cyane ubwo rero nabyo twazabiteguraho ikiganiro umuntu akareba hanyuma niba ari facts uzana nawe ukazizana akoze cyane ayubu reka ngushimire n'abari badukurikiye kandi ndarikire n'abantu bose bumva bafite ibitekerezo ku biganiro dukora ntabwo ari uko ari twe bahanga bazi byose ntabwo ari uko ari twebwe ibiganiro bigarukiraho namwe ubwanyu nk'urugero rw'uyu Alan Pacifique uri muri California yababera urugero abari mu Burayi abari hehe
tukaganira tugahuriza hamwe n'iby'Uburusiya na Ukraine. Ngira ngo hari abanyarwanda benshi bari mu Burusiya ari muri Ukraine, tukaganira isi tukayiyegereza tukaba tuyifite hano i Kigali naho ngaho muri mukaba muyifite. Yego. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.